Theo hashaka kugiye rigendeye ngewe ugiye ambwinzu yanyu irimo amadayimoni utamenya mana yanjye ndarambiwe rwose ndarambiwe ndigendeye none se twari ko twihanganiza aya ndigendeye rwose reka ugiye umugabo kuko agiye kuba kwa sister ngiye kwibera kwa sister inzu yanyu irimo amadayimoni rero ukuntu nabaye amatwi yarazibye kubera injiza nose twe ntidukubitwa oya genda igendeye rwose basirika twabize ndigendeye mushi ndigendeye wakwihangana reka ndigendeye da ndigendeye amadayimoni aba mu inzu yanyu ahanga ntago nahaba ibaza umuntu nkawe ntago nahabanga ubaza umuntu ntungana kuvuga ngo umva nigire kwa sister ndigendeye rwose ubusirijo iri joro uraca he ndagenda samuna ni z'ijoro uraca he samuna ndagenda iyi nzu yanyu ngiyi ntago nayo reba ukuntu nabaye reba uburyo nabaye wakwihanganye ukazagenda ejo yacu se wese yanyu reka ngende igendeye mugomana inzu yacu wowe ubivuga nka twabize ndigendeye niba ababyeyi barapfuye bakadusigira iyo nzu kuki utakwihangana oya iyi nzu yanyu ni none se ko twayishyize ku isoko tukabura umukiriya ugiye kuduha rubanda dore uyu muvura muheto niwe ugiye kuduha rubanda kandi ugomba kuvuga cyagize umuntu yumva koko twabategeka ngende igendeye gusa ko ufite umuntu w'umugabo ugana niba saa munani z'ijoro wakwihanganye wakwihanganye oya ndigendeye rwose ndigendeye none se twe ntidukubitwa amatwi yarazibye amatwi yarazibye kubera injiza abadayimoni zibanga reka nkubaze ejo mushi sibwo yagiye kwa muganga oya nimuguma ngende ko byankubise hasi nako basanze biri ku nge ndigendeye ko byankubise hasanga ko ndigendeye rero nigiriye kwa sister nigendeye petit frère ugomba kumenya ko umaze gukura kandi urumva emera urumva wihangane nitubona umukiriya inzu tuzayigurisha ariko none se reka nkubaze ntabwo nje ukuntu kingana reba ubwanwa ufite oya rihangane abadayimoni abanga umva reka nkubaze atuma ntasinzira sava komeza buretse kugenda sibyo sister ushatse umugabo ejo bundi ubu koko kumuteza ibibazo umva ni ntajya kwa sister ndigira iwacu mu cyaro ariko uyu muntu yarasaze ndigira iwacu mu cyaro niwe wakuri imodoka kino gihe ndigira iwacu mu cyaro nimba ntajya kwa sister ndigira iwacu mu cyaro kandi naragiye buretse mubwira njye mbabarira uzagenda oya ndigendeye ntabwo nakongera kurara muri iyi nzu njya kurara muri iyi nzu mushi reka ndigendeye urakinguza abantu ejo bundi sibwo nakiza akaguru amadayimoni cyangwa ashaka gusenyera ariko narihanganye injira mu ureba ubu agiye kuduteza koko sister kino gihe nagize Theo wowe ugapfa ubu koko cyane koko sister ariko rero tuvugisha ukuri aya madayimoni arimo hano tuvugisha ukuri cyangwa se turare hanze se oya hanze ho ntibihaba nihe bitaba se bivuna mu turi bigira iki guno turyame ahubwo turebe ukuntu tubigenza oya reka duhamagare sister ngo mfite umusenge duhamagare sister tumubwire kuko petit frère ibigeri oya jya wihangana ariko ntukamenya nanjye ndumva mfite ubwo ariko nakunye nabona abantu kira kigo
Mushi we. Ntabwo nanjye nitabaye njya wihangana. Mushi kuko umuntu aguhamagare. Oya. Yewe sindorohewe. Umuntu amutabaye akabafungiye. Kufunga byo bimaze iki? Oya. Ahangaha n'ubundi akomeje kuko umuntu aguhamagara umutabare. Ngiye kubabuga kumbana n'umuntu shabyeho ese. Ubuse ngewe natatse inshuro zinga. Abose kuki wansize mu buriri warugiye he? Nanjye kuri toilette. Kinsanga mu nzu. Nako kinsanga muri toilette. Umfazi benuri mwana wanjye narindi kwituma kura mwana. Ibi ni ibiki ko ibi nibyo babyeyi n'ababyeyi baratekera tuzigera tuzikuno ryabaye nawe se cyaguzanze mwana uri gutekereza ko ubundi muri siporo
wagiye ureka gusetsa umuntu kandi ameze nabi uzi ibyo byose wonaga wakubiswe nkanjye noneho umutwe ndi kumva waremereye wagira ngo ni ya mabuye bikoreje ba bantu bari byabibuye babyita ngo iki ngo ni ihene ku mashansiye umutwe ubundi kugira ibintu byo kumena beto kugarura ni ibibazo umva rwose njyewe ntangiye kugarura kandi aho ntuzi no gusenga ibi bintu baravuga ngo bitsindwa no gusenga ariko sindigera mbona unatera n'isengesho n'umunsi n'umwe nanjye yarigenda numva ngo ngije ibintu ngo byishapure ngumva ngo byirukana amadayimoni ariko ureka mubwira ibi byose byatewe n'ababyeyi bacu ngo bajyaga mu bintu ngo byo gupfumura ngo izina ry'Imana none se uyoboye ko ahubwo kakaragacu sinumva ngo karavutse gahita ababyeyi bacu bahita bagatanga kamanze n'isenga ibintu kubera kudasenga usenga ibintu byanjye mbabarira nta rusaku rwawe nkenera mushigeze Imana ishobora byose atana mwana roho mutagatifu wuje intebe muhorana n'Imana wagishana Yezu umwana byose reka nkubaze mushi uravuga ngo Mariya mutagatifu umva se uravuga ngo gusenga byakwirukana ibi bintu ejo ntabwo wasanga nigiyemo hano nkumva uri gusambana nkumva umwana ari gutaka ngo touch me ubwo se si wowe wabikoraga umukobwa kwa Rohodomi yarajeje gusambana yarajeje kureba ukomere n'amaguru ku mutwe uri kumwe neza wagiye kunseka reka nisenge none se tubigenze gute mva mushingewe rwose aho bigeze sibyo aho bigeze nakubona ariko umuntu nkanjye mushi ubundi ibi bintu byavuye nta bashi bajya bafatwa n'ibi bintu yibukiro rya mbere Yezu ajya mu ijuru ngiye kurara hanze ryama impamvu bidufata nuko ubyuka ukanansika uyiremo yasina ihangana wa mukobwa sanzadufuri ahubwo reka nkubwire uzongera ngiye gusambanira kuri ubu buriri rero tuzabipfa uzongera gusambanira hano njye nuko ababyeyi bacu baguhemukiye pe siko bwatinze gucya sarabaye Alo? Mwaramutse neza mukozi w'Imana? Yewe byabiye dayimoni rero rwose wapi nyine ngiye na mugenzi wanjye gusenga wapi amasengesho nta kintu ari gukora ngo dukoreshe Bibiliya nyine ubushize yari yakoresheje ishapure nabyo biranga muri Bibiliya usome muri Zaburi reka mbyuke njye kuyireba Bibiliya urakoze cyane umukozi w'Imana mushi akanijya bindi mushi wako mushi ako si wanyu mushi
mushi amajoro kandi ntiryamye ko uraryama uryama iki ushaka ibiki uyobewe ikintu kiri kudukubita gishaka ni nawe ubiza ubuse waraye uhagaze ariko se wateza bikabura wagiye uryama ugasinzira ko nabyo bitagonga umva ukuntu umukozi w'Imana mbwiye ariko umukozi w'Imana se abakozi b'Imana waza ababwiye bakaza hano se bakabyirukana twashaka dukamwiza umva ukuntu ambwiye umva se ngo dushake Bibiliya si imara iki ntihari nyine Bibiliya irahari ariko iri muri kindi cyumba nuko bitayitinye se nyine umva se abo barashuka cyaba bahanze umva genda uzane Bibiliya iri muri kindi ntabwo mbyukanye mpurire nabyo kuri uwo muryango genda nawe shaka ugenda uzane Bibiliya we ni wowe nabiza ubuse waburaye uhagaze umeze nk'uri gucuragura wajya usibye shaka ugenda uzane iriya Bibiliya ntabwo njyayo nawe ugenda uyiza aho se wagiye ukazana iriya Bibiliya umva aratubwiye ngo dusome muri Zaburi sibyo hanyuma ngo ibi bintu biragenda wabyutse ukajya kuzana iriya Bibiliya usome muri Zaburi se usome muri Zaburi aho rero kubana n'umuntu tutumvikana ureka mubwire njye reba ukuntu byangize reba ukuntu byamvunaguye ubu koko nashobora kubyuka none se wabyo ahabona nambaho nabagushuka akaguru kavunitse yewe shaka ugenda uzane Bibiliya nta kintu urashaka turya kuko riba muri inzu use Bibiliya wowe aho iri ntabwo iri he iri mu cyumba cyo durebe mu cyumba muri kiriya cyumba nuzo Theo yararana ndayikuzanira mu gitondo zikubura bwaki iri joro niribi pe ntabwo mbyukagira kaniryamire ukagira uraro usakuza nakundika nke uraro usakuza ibintu ni naho ubizi utaryama ngo usinzire bukera nayo nzigendera nk'ihore nubwo se ko ndikumva ikintu kiri kugira ariko si ubwo wagarutse ubwo urajya he shange reka njye kuzana Bibiliya wagarutse ubwo urajya he wagarutse ibyo mba nkubwira kandi mba mbikubwira ukagira ngo ni iki kandi mba mbikubwira waje kuva sharika dushake Bibiliya ni wo muti w'ibibazo ijambo ry'Imana riravuga ngo aho abantu babiri bari n'Imana ukansiga ukagenda kamwihore